filime ndi mama habura. bivuze ngo mu buzima busanzwe urubatse no muri filime urubatse. Ndakazi. Ni igitangaza. Ya biragoranye cyane kubona umuntu ukuze mukuru nyine ubona ko ari umuntu wisobanukiwe yinjira mu bintu bya entertainment noneho kandi akabyinjiramo ari mukuru. Ibyo nkunze kubibona gake cyane. We ni iki cyakwensipiye kuba wakwinjira muri sinema nyarwanda? Murakoze. Ibintu byo gukina filime nabiherukaga kera nkiga segonderi. Ubwo rero sinzi ukuntu nicaye numva impano yanjye iri kumboreramo kandi numva nshaka kuyibyutsa. Nuko nagarutse. Nari ngiye kumera nka wundi ngo kuko navuye Bigande. Nanjye nuko nibutse ko mfite impano. Birumvikana buri wese afite uburyo ki yavumbuyemo impano yiwe n'uburyo yayikurikiranye kugira ngo agire aho agera. Hanyuma ese ni iki cyaba cyarakubereye cyiza muri kariyeri yawe kandi n'ubu ngubu ubona ko ari cyo kintu gituma ukomeza gupushinga ushyiramo imbaraga kugira ngo ugera ubashe no gukomeza gukora sinema nyarwanda? Igituma nkomeza ni uko mba mbona dukurikiranwa cyane kandi no mu makomantere mba mbona harimo izanjye zimpa gukomeza. Niyo mpamvu numva ntavamo. Ni ukuvuga ngo kuba abantu bagukurikira byonyine birahagije kugira ngo ube wabasha gukomeza ugahatiriza kugira ngo cyane. Kuko buriya Jado uramutse ukinnye ikintu ugasanga nta muntu ugikurikirana ntabwo uhita ucika intege. Ariko iyo usanze hari abantu bagukurikirana babaza amakuru yawe, harimo naherutse kubona harimo n'ababaza ngo nagiye he, nari mpari. Ariko nuko mba mpugiye mu tuntu twinshi ariko ndahari. Nkomoje kuri ako kantu ko ku bantu babaza ngo wagiye ubundi se koko ko tutari duherutse kukubona muri sinema byari bimeze bite? Byari byaragenze bite? Wari uri he? Ntari mwaravuze ngo nari narambutse kujya kureba papa Haburi, ntago ariho nari naragiye. Nari mpari mu buzima umuntu abahiga, umuntu abashakira henshi kugira ngo ubuzima bukomeze. Kuko urumva ntabwo wabaho ukina filime gusa, hari n'utundi tuntu umuntu aba akora ku ruhande kugira ngo ubuzima bukomeze. Birumvikana buri wese aba ari guhasoringa agerageza arebe ko ubuzima bwagenda neza. Noneho ku muntu nkawe wubatse w'umubyeyi hari byinshi uba usabwa n'inshingano nyinshi cyane uba ufite cyane. Ibyo byose kandi biba bigomba kujyana no gusenga. Hanyuma nibaza niba hari sinema mwaba mwenda gushyira hanze vuba. Projet ni nyinshi cyane. Gahunda ni yayindi iracyakomeje. Ni ukubara gutanga ubutumwa bwiza ndetse tugaha abanyarwanda icyo badusabye. Kuko impano zirahari pe kandi n'imikorere irahari. Ntabwo rero tuzatuza tutarakora. Duhora dukora ntabwo tujya duceceka. Gahunda ni ukujya mbere. Birumvikana. Hanyuma se imbaraga muzikura zo gukomeza ko cyangwa hari ukuntu byatangiye kubyara umugati? Ntabwo biraza neza ariko ejo ni heza. Tuba tubona ko byange bikunda imbere bizagenda neza. Uko ukurikije ibintu tugenda tubona uko bwije nuko bukeye tuba tubona ko umugati uri hafi. Turi hafi kurya biri hafi. Amazambwire nanjye nze mu nkoreremo kabisa. Tuzagura.